Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom bakundwa bene data, dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza kugubwa neza no kuzura ubuntu bubonerwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Ngarutse rero ku bwa SAVEUR DIVINE kandi ngiye garutse ni Bagabo Joseph, kandi nkuko maze kubimenyera urubuga rwa SAVEUR DIVINE muri Kinyarwanda ndetse n'ikirundi rubategura ibiganiro bitandukanye, ariko byose bishingiye ku ijambo ry'Imana. Nta handi tureba, nta kindi tugamije, no kugira ngo turusheho kungurana ibitekerezo no kurushaho kuganira ku bijyanye n'ijambo ry'Imana, cyane ko Yesu yavuze ngo uko iminsi yegereza abantu barusheho kuganira no kungurana ibitekerezo bijyanye ku ijambo ry'Imana no guterana kwera. Bene data rero ntitwaterana buri munsi ngo bidukundire, ariko ubu nabwo ni bumwe mu buryo bukoreshwa abantu bagahura bagaterana, ariko binyuriye muri ubu buryo Imana yashyizeho nabwo. Ndongera rero mbakangurire mwe mukurikirana ibintu bya SAVEUR DIVINE kongera kubyumva no kubigeza ku bandi, kugira ngo barusheho kumva ijambo ry'Imana no kurushaho kumva icyo Imana ibwira abantu bayo muri iyi minsi. Nkuko mumaze kubimenyera rero, kino cyumweru twe twateguye insanganyamatsiko cyangwa se twashaka kureba hejuru y'uko intumwa zagiye zikora nuko zagiye zitumwa mu mirimo yayo ya buri munsi, cyane ko icyumweru cyakibanjirije twavuze yuko weho ngewe n'abandi bazahamagarwa n'umwami Yesu. Misiyo yacu nta yindi ariyo kwamamaza ubutumwa bw'umwami wacu Yesu Kristo, tukabugeza ku mpera no ku isi yose. Yesu arabye ngo mugende mubwire amahanga yose ubutumwa bwiza bwanjye, muhereye Samariya, Yudaya, mugende no ku mpera z'isi hose, muvuge ubutumwa bwanjye, muvuge ibyo mwanyumvanye n'ibyo mwambonanye, muvuge byose. Natwe rero nta kindi tugamije ni iki ngiki, ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu no mu magambo tugarukaho cyane, twongera kubwira namwe mudukurikira kugira ngo ibyo mwumvana abandi, ibyo mutwumvana mubigeze kuri benshi wo kwizerwa n'abandi bose, kugira ngo Kristo ubwo azagaruka azasange twarakoze umurimo yaduhamagariye gukora. Ngarutse rero ku bwa SAVEUR DIVINE, kandi kino cyumweru turimo tuganira hejuru n'ubundi y'imirimo y'intumwa zagiye zikorwa, uburyo Imana yagiye ibana n'intumwa mu guhindura amahanga yose abigishwa. Bese ni gute Imana yajya ikorana n'intumwa? Ni ubuhe buryo Imana yajya ikorana nabo kugira ngo babashe kugira kuri kino kintu bagiye bageraho? Tubona yuko hari abatubanjirije bagiye babikora kandi bakabikora neza. Ni gute Imana yagiye ibana nabo kugira ngo bagere kuri misiyo bari bahamagariwe kugeraho? Nubwo natwe aricyo tugikomeza, turajya tubigireho, turebe uburyo Imana yagiye ibana nabo, natwe dusabe kugira ngo Imana ibane natwe muri ubwo buryo, tubashe kwamamaza ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo kugera ku mpera y'isi. Bene data bashiki banjye mwe mukurikirana cyane cya SAVEUR DIVINE, mumaze kubyumva neza nkuko bene data bashiki banjye bambanjirije, uhereye ku munsi wa mbere kujya ku munsi wa 4 bagiye bavuga cyane, bavuze ku buzima bw'intumwa nyinshi zitandukanye, bavuga n'uburyo zagiye zikora kandi bafashijwe n'umwuka wera w'Imana. Nanjye rero sinjya kure, nagira ngo mbabwire ngo umwuka wera arakenewe muri ubu buzima bwacu bwa none, kugira ngo tubashe kuzuza misiyo Imana yaduhamagariye. Bene data rero mwe mukurikirana ibintu bya SAVEUR DIVINE, ndongera mbahagurire cyangwa se mbahamagarire gusaba imbaraga z'umwuka wera, bumwe mu buryo buzadushoboza kugera kuri misiyo y'Imana yaduhamagariye. Uyu murimo ni woroshye, umuntu ahuramo n'ibintu byinshi bigoye, ariko nagira ngo mbwira ngo umwuka wera yari kumwe nawe, aragushoboza, akagufasha, akakugeza aho utakwigeza, akakugeza aho ubona ko bikomeye bitashoboka, ariko umwuka wera yagushyigikira akakugezayo. Kadusome ijambo ry'Imana ngira ngo twifashishe riboneka mu butumwa bwiza mu byakozwe n'intumwa, cyo 13 turahera ku murongo wa 4. Twumva iki Imana tubwira nyine mu ijambo ryayo.
byakozwe n'intumwa 13 ku murongo wa 4 haravuga ngo nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga bahera ko barambikaho ibiganza barabohereza. Nuko batumwe n'umwuka wera bagiserukiya batsukirayo barambuka bafata ikupuro. Bageze i Salamini bamamaza ijambo ry'Imana mu masinagogi y'Abayuda. Yohana nawe abafasha. 6 baromboreza muri icyo kirwa cyose bagira Ipafu. Basangayo umukonikoni w'Umuyuda, umuhanuzi w'ibinyoma witwaga Bariyesu, ari kumwe n'umutware Serugio. Paulo wari umunyabwenge wo ahamagaza Barinaba na Sawuli ashaka kumva ijambo ry'Imana. Ariko Eruma w'umukonikoni, izina rye niko risobanurwa, abagisha impaka ashaka kuyobya uwo mutware ngo atizera. 9 maze Sawuli ari we Paulo yuzuye umwuka wera aramutumbira ati, wa muntu we wuzuye uburiganya n'ububi bwose, wa mwana wa Satani we, wa mwanzi w'ibyo gukiranuka byose we, ntuzarorera kugoreka inzira z'umwami Imana zigororotse. Nuko dore ukuboko k'umwami kuraguhanye, uraba impumyi utarora izuba. Ubimarana iminsi. Muri ako kanya igihu kiramugwira n'umwijima ucura mu maso ye, arindagira akabakaba ashakaho kumurandata. 12 uwo mutware abonye ibibaye arizera, atangira kwigisha nk'umwami Yesu. Paulo nabo bari kumwe batsukira Ipafu, barambuka bafata Iperuga y'Ipamfiliya. Yohana basigayo ajya i Yerusalemu. Yesu nashimwe. Dusomye amagambo maremare ariko nta kindi yatubwiraga. Uhereye ku murongo wa 4 twasomye baravuga ngo nuko batumwe n'umwuka wera baserukira pansukira bambuka bafata ikupuro. Bageze i Samariya bamaze ijambo ry'Imana mu masinagogi. Ndagira ngo umanze urebe uhereye ku murongo wa 3 ho baravuga ngo bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga bahera ko barambikwaho ibiganza barabohereza. Hari intambwe bahereyeho, hari cyahereweho ngo bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga barambikwaho ibiganza barohereza. Bene data bashiki banjye, mwembwe mujye kwinjira muri iyi misiyo yo kwamaza ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Hari ikiheregwaho, hari igitangirwaho. Urabanza ugasenga, ukiyiriza ubusa, ugasaba Imana imbaraga kugira ngo ubashe gukora uwo murimo. Kuko mu magambo dusomye dusanze yuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga ngo barambikwaho ibiganza baneje barambuka baragenda bajya mu ivugabutumwa batangira umurimo Imana bahamagariye. Ariko babanje gusenga no kwiyiriza ubusa. Kubera iki bamanje gukora ibi bintu? Zari intumwa, hari abigishwa ba Yesu, hari abantu babanye na Yesu bamwe na bamwe. Ariko dore kubera iki batigeze bakerensa uyu murimo wo gusenga no kwiyiriza ubusa? Mwami Yesu aravuze ngo kwiyiriza ubusa no gusenga bikuraho abadayimoni kandi ngo bikingura ijuru. Bene data, nanjye nongera mbinyingire muri uyu murimo turi gukora. Ni iki cyagushoboza kwamamaza ubutumwa kandi wumva ufite imbaraga? Ni iki cyagushoboza kwamamaza ubutumwa kandi wumva ushize amanga? Nuko watangira wiyiriza ubusa usenga. Ndaguhamagarira gutangira uyu murimo w'Imana ariko wiyiriza ubusa usenga. Warangiza ukagira ko gutumira umwuka wera kabana nawe. Kujya muri Imana yatubwiye ngo bafashijwe n'imbaraga z'umwuka wera bakora iby'ubutwari, barabwiriza, babasha guhishurirwa. Hari aho bagezega bahura n'umuntu ushaka kubagisha impaka agira ngo agoreke ibya Yesu, ariko bafashijwe n'imbaraga z'umwuka wera babasha kumucyaha kandi ubutumwa bwiza bugera hose, ngo bugera no ku mwami, bugera no ku mutware. Umutware warihana nawe ahera ko uwo munsi atangira kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nta kindi rero cyabifashije kwari ukwiriza ubusa no gusenga no kuzura imbaraga z'umwuka wera. Bene data bashiki banjye, mwe mutega amatwi ibiganiro bya SAVEUR DIVINE, ndagira ngo nsoza kino cyumweru bifuriza kongera kwinjira mu mwuka wo kwiyiriza ubusa no gusenga, ndetse musakongera kuzuzwa imbaraga z'umwuka wera. Wowe utari wuzura umwuka wera ongera umusabe, kandi nta bundi buryo usaba umwuka wera ni ukwiyiriza ubusa no gusenga. Wewe wuzuye umwuka wera, usanzwe wuzura umwuka wera, ongera wiyiriza ubusa, ongera ushishikare kwiyiriza ubusa no gusenga, uburyo butuma wongera kumva wuzuye neza imbaraga z'umwuka wera, wongera wuzura amavuta y'umwuka wera, kugira ngo bigushoboze kwamamaza ubutumwa bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ko duhura n'intambara, duhura n'ingorane, duhura n'ibintu bigoye, turwana n'imyuka mibi y'ahantu bitagaragara, niko umwanditsi yavuze. Ariko byose tuzabishobora, tuzanesha, tuzabigenza dute? Nuko tuziyiriza ubusa tugasenga, ubundi imbaraga z'umwuka wera zikabana natwe. Nta kindi rero cyagushoboza. Turimo tureba ni iki cyashoboza wiyemeje gutangira urugendo rwo kuvuga ubutumwa bwiza. Ni iki cyatuma agera aho agomba kugera
kongera akuzuza misiyo Imana yaduhaye yo kwamamaza ubutumwa bwiza. Tangira witoze kwiyiriza ubusa usenga, ubundi usaba imbaraga z'umwuka wera uzashobozwa nawe. Rega niko Yesu yavuze, yaravuze ngo dore ndagiye, ariko nzaboherereza umufasha. Uwo mufasha yavugaga azabohereza wari kugira ngo azabafashe kuzuza misiyo yarabahaye, si ukubafasha ibindi, ahubwo kugira ngo azabafashe kuzuza misiyo yarabahaye. Twemerewe umwuka wera nk'umufasha rero uzadufasha kuzuza misiyo twahawe n'Imana. Bene data bashiki banjye, ndagira ngo mbabwire, mwongere musabe Imana, mwongere mwiyirize ubusa, mwongere musenge, ariko musabe Imana kubaho umwuka wera nk'umufasha uzabafasha kuzuza misiyo twahawe n'umwami Imana. Imana y'amahoro, Imana y'ubuntu bwinshi, Imana igira neza, yongere ibafashe kandi yongere bashoboze kwiyiriza ubusa no gusenga musaba umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Amen.